Ikaze kuri Rubavu bayanse mukomereze kugubwa neza aho muherereye hose. Twabazaniye ikibanza cyiza rero giherereye mu Murenge wa Rugerero aho bita kuri Muhira ku mazu y'icyitegererezo. Aho ni mu muhanda tugenda tugiye kugera ku kibanza kuko nacyo kiraho hafi kuri Kaburimbo. Urabona ko ari ahantu heza cyane hajyanye n'igihe. Ni umudugudu mwiza cyane, n'iki kibanza kiri kuri Kaburimbo tugiye kubereka. Ni ikibanza kinini gifite metero kare 480. Urumva ko ari ikibanza kinini cyane kiri no kuri Kaburimbo, ahantu heza cyane kuri Kaburimbo mu Murenge wa Rugerero muri Muhira, hamwe neza n'uyu mudugudu w'icyitegererezo. Ikibanza kiragurishwa amafaranga make cyane, miliyoni 12 z'amanyarwanda. Gifite ubuso bwa nawe wahinzemo ibishyimbo, gifite ubuso bwa 480. Kuva wahinze ibishyimbo kugera kuri ako gashyamba hose ni ikibanza. Ni kinini rero, gikora kuri uwo muhanda, kigakora no ku muhanda wa Vene winjirayo. Urumva ko ari ikibanza cyiza cyane. Mwe mwadusabye ibibanza rero bya macye kandi byiza binini. Iki kibanza ntikigucike kuko kiri kuri Kaburimbo, hari amazi, hari amashanyarazi. Ni ahantu hagendetse rero, hateguye neza kubera uwo mudugudu w'icyitegererezo wa Muhira abantu bahazi. Ni ahantu heza cyane, hasa neza cyane, kandi hari imihanda ya kaburimbo n'ibikorwa remezo byose. Ikibanza rero gihinzemo ibishyimbo, kugenda ukagera kuri iriya ntusu zo hirya muri kureba nacyo niho kiri. Kiganiro bibi n'iyo nzu yo hepfo. Miliyoni 12 z'amanyarwanda uyafite, iki kibanza wacyegukana kuko urabona ko ahantu kiri rwose ni heza cyane. Tubafite ibibanza byiza rero byinshi, yaba Umurenge wa Rubavu, yaba Umurenge wa Gisenyi, yaba no Umurenge wa Nyamyumba. Ibibanza ni byiza, no Umurenge wa Rugerero, muri Mahoko hose. Ushaka ikibanza, ushaka inzu, duhamagare kuri izo nimero zacu uri kureba, cyangwa utwandikire kuri WhatsApp ubundi tubikugezeho. Ni byiza cyane. Ikibanza turi kubaha kiragurishwa 12 z'amanyarwanda, miliyoni 12. Ni amafaranga atageze no ku bihumbi 10 by'idolari. Urumva ko ari amafaranga make cyane ugereranyije no ku kibanza kiri naho giherereye kuri Kaburimbo neza rwose. Iki kibanza ntikigucike. Ushaka n'ibibanza mu mujyi rwagati wa Gisenyi, ushaka ibibanza bikora ku mazi, nabyo turabifite. Nta handi iyo watubonye Rubavu bayanditse ubundi. Icyo ushaka mu karere ka Rubavu, yaba ikibanza yaba inzu, ubwo ba wakibonye. Nawe ufite ikibanza ushaka kugurisha, ufite inzu ushaka kugurisha, ahari hose muri Rubavu no mu nkengero zaho, ubundi waduhamagara ubundi tukagufasha kubona abakiriya. Utugane rero ubundi tubagezeho ibyiza gusa.